Urubuga rwa leta rushinzwe abakozi bifotora rutanga imyanya itandukanye y'akazi, yaba ari uwasoje troncome gusa cyangwa akaba ari uwasoje segonderi akaba afite impamyabumenyi ya AD cyangwa agasoza ikindi cyiciro cy'amashuri makuru na za kaminuza, yemerewe kwa applyinga asaba akazi mu byiciro bitandukanye, especially ku bantu bashaka jobs za driving, akazi ko gutwara amamodoka bafite kategori zitandukanye. Ikintu bisabira ni uko ufite O level certificate, ni uko warasoje troncome gusa, ndetse n'abantu basoje segonderi hari imyanya itandukanye, yaba ari iyo kuba abayobozi mu turere ndetse mu mirenge no mu kagari ahantu hatandukanye, ndetse n'izindi jobs zitandukanye zo gukora mu ma ofisi, jobs zo kwigisha, job zitandukanye zose muri Mifotra. Niyo mpamvu nabateguriye iyi video kugira ngo musobanurire impinduka zitandukanye zabayemo, haba ari mu gukora application, uburyo bwo gukora application byahindutse, ndetse bagiye bakambaza ati ese bimeze gute, wadusobanurira ni gute umuntu ajya gukora application akabona ngo you are not qualified. Hari abantu bagiye babura amahirwe yo kuba bakora job application bitewe n'uko babonye ngo you are not qualified bagahita babireka, ariko uyu munsi iki ni igisubizo nabazaniye cy'uko nza kubereka y'ukuntu wakemura ibyo you are not qualified ukabikuraho uga applyinga neza, then ukazakora ikizami ukaba wabona akazi. Bitewe n'uburyo system yahindutse, ubu ngubu hari abari kwibaza ati ese ni gute amabwiriza agenga system nshyashya yazanywe yo gukora ibizami mbere yo kugira ngo ube shortlisted byo bigenda gute, umuntu yabikora gute, ese kuki nkoresha telefone cyangwa machine nkabona ntabwo biri gukunda. Hari umuntu wambajije ibibazo bitandukanye ndetse n'abandi batandukanye bagenda babimbazaho, ariko uyu munsi naje ngo byose mbibasubirize hamwe. Uri bugire ikindi kibazo icyo ari cyo cyose ajye muri comment section abaze, hanyuma tumufashe gusobanukirwa kuko harimo amakuru y'ingenzi. Nkwijeje ko harimo amakuru y'ingenzi. Ese wari uzi ko hari instructions ndetse na technical requirements, ni ukuvuga ngo amategeko n'amabwiriza mashyashya agenga umuntu ugiye gukora job zimwe na zimwe kuri Mifotra bitewe na job application ugiye gukora. Icyo usabwa ni ugukurikira video yose nta kantu kamwe utaruka kugira ngo bigufashe gusobanukirwa na buri detail yose ukeneye kugira ngo uhabwe akazi. Ikindi natanze tips zagufasha gukora job application yawe neza ndetse no gutegura exam bitewe nuko job yawe imeze, then ibyo bikaba byagufasha kuba wabona iyi job. N'umuntu mushya utazi uko account iba created, byose nabyerekanye kuva kuri step ya mbere kujya kuri step ya nyuma, ugakora account yawe neza ndetse n'uburyo ufilingamo amadetail yose bikakwemerera ko ukora jobs application neza nta kindi kibazo na kimwe uhuye nacyo. Niba utaruzi Mifotra, urandika Mifotra muri web search yawe, numara kwandikamo ijambo Mifotra uhita uza uklike link ya mbere ifungure. Numara kwifungura uhita uza kuri poto yabo itangirwaho akazi, nuko muri kwibona ibiriho job positions zitandukanye nyinshi cyane. Ikintu uhita ukora, nimba uri first user, uri umuntu uyibonye bwa mbere utaruzi yari, uraza ujye kuri register hano, ugiye kwiyandikisha ujye muri bamwe bazajya baba bemerewe kwaka akazi akariko kose kabonetse ka leta kagendanye n'ibyo wize. Ukimara kukirika kuri register, ikintu ureba hano hari steps zigeze kuri 3 ziri bugufashe gukora account yawe neza bikagenda neza. Step ya mbere ni ukuzuzamo zino basic info, ugashyiramo ID, email na nimero ya telefone. Icyo usabwa ni ukwitaringamo ID yawe neza hano uko imeze hano, hanyuma ugashyiramo na email yawe, nta kintu nakosa n'imwe ikozemo, na nimero ya telefone. So reka tubikore tugendane. Yes, uyo ukimara kwintaringamo ID yawe neza ahangaha nkuko muri kubibona ahangaha, uhita ukora iki, ikintu uhita ubona nuko hano hataba haza agatiki kerekana yuko uri verified, indangamuntu yawe iri muri system iboneka. Hanyuma iyo umaze kuba verified, ID yawe yabaye verified, uhita uza ukajya hano ukintaringamo email yawe neza. Ukimara kubikora neza byose ugashyiramo email yawe nkuko ndi kubibereka hano. Aha amaze gushyiramo email, umaze gushyiramo nimero ya telefone, ikintu uhita ukora no kujya hano kuri next. Ako kubera njyewe nafunguye account already ntago bagiye kunyemerera gukomeza, ariko wowe ikintu bahita bakora niki, urabona hano hari email verification. Kuri step ya kabiri bahita baguhereza link kuri email yawe, uragenda ufungura iyo link, numara kwifungura uce kuri link baguhaho, then ukuri ikintu bita password setting cyo gushyiramo password yawe uzajya ukoresha winjira muri account yawe. So iyi niyo step yo gukora account, uraba ufite access control yuzuye kuri account yawe nkuko ngiye kubibereka kuntu account yawe iza kuba imeze mu gihe uba wamaze kuyicreating.
ukimara gufungura account yawe ikintu uhita ubona ni ikintu kubona job position. Hano ni job advertisement nkuko muri kubona harimo 15, ubwo bivuze ngo hari imyanya igeze kuri 15. ubu ngubu niyo iri available ku bantu bashaka gukora application, so mwaza kuyicekinga yose mukamenya iyo muri eligible mugakora application. Hanyuma ikintu ugomba kureba neza hano ku ruhande handitse profile status. Hari profile status ni ukuvuga ngo status ya profile yawe iri kugera kingana kiri kuri 24%, bivuze ngo nta bintu byinshi kuzuzamo. Ugomba kuba washyizemo identity n'indangamuntu twamaze gushyiramo already. Education nabwo urajya kuri education ukiremo aho wize guhera kuri primary kugera kuri secondaire cyangwa se ikindi cyiciro wabaragarukiyeho, ushyiremo n'indimi. So noneho nyine kugira ngo wemererwe gukora application muri job position ziri available, urazobanze ucompleting most of these features, most of these biri hano. Language disability nimba ntayo choosing byose bitemo ubisetting out, uraza ukirike kamwe kuri akanga katari field katujuje nka languages. Urugero uraza kureba neza uhere kuri education background uzakwadingaho degree ufite, hanyuma uploadingemo na diploma. Urajya hano kuri add nko muri kubona nko already binarimo uchoosing country, ikigo wizeho, degree ufite, qualification, ndetse ukanatacinga iyo document yawe unyuze hano, hanyuma ugakora save ikahita ijyamo muri system. Hanyuma experience nabyo nuko ngo wadingaho niyo, then ukagenda ushyiramo buri detail yose nkuko bimeze, ukagera kuri hours and certificate niba hari ama certificate cyangwa ama hours ufite, ariko ari amwe mu yari ahangaha cyangwa ama university amwe ari ahangaha, byose uraza ubyatachingemo numara kubikora. Then niba udafite disability uraza selecting none, ariko niba hari umuntu ufite disability araza kubikora anyuze he, urabona bitabiba saved successfully, araza kubikora abyadingemo neza. Languages ushyireho indimi uzi, so kugira ngo twihute ntabwo ndi gutambishyiramo, ariko wowe urabikora neza ushyiremo, hanyuma then ufate CV yawe niba warayikoze uya-uploadingemo hano, ubundi usaving. Numara kubikora neza noneho urahita ujya ku bintu bijyanye na job application. Nkuko nagiye mbivuga rero, habayeho impinduka zitandukanye muri Mifotora ku bintu bijyanye no gukora application. Ku muntu ushaka gukora application kugeza ubu ngubu nuko agomba kubanza agakora examen, nkuko ngiye kubibereka. Ubu twe turi muri system ya Mifotora, tugiye gukora application ya examen, tugiye kureba position turi eligible nk'urugero, ariko bitewe n'ibibazo byinshi abantu bagiye bambaza bitandukanye ku bintu bijyanye na application muri Mifotora, mwese ngiye kubasubiriza hamwe. So twebwe nk'abantu bari eligible, mbere yuko nkomeza ndagira ngo mbanze mfashe abantu bajya bahura n'ikibazo cyo kuvuga ngo you are not qualified, bikajya bibabuza amahirwe yo gukora application kandi bari eligible. Urugero nk'aha ngaha muri kubona ku iyi job position ya driver hari yuko ntari qualified, you are not qualified. Ikintu ugomba gucekinga mbere na mbere iyo bakubwiye ngo you are not qualified, ugomba kubanza ukareba ngo ese iyi job ndimo ndakorera application nemerewe kuba nakoramo application. Ibyo ubirebera herero, uraza ukajya hano kuri qualifications ukareba ese iyi driving license category B bari kuvuga ndayifite, ese iyi O level ndayifite. Niba ubifite koko ugasanga urabifite, ntugire ikibazo, kuko ngiye kwereka uburyo urabikemura ukaba uri eligible yo gukora application n'undi muntu wari wese ujya uhura n'iki kibazo. Ariko ku muntu udafite ibi nkuko bisabwa nyine, ubwo ntabwo uri qualified, none ndiyo kugira ngo ujye guca muri izi process tugiye kunyuramo. N'indi position iyo ariyo yose atari ya driving, ugomba kubanza checking qualifications cyangwa se ukareba degree yawe niba iri related n'ibyo bintu koko barimo barasaba. Niba biri related uragenda ubigenze gute rero, uraza ufunge iyi position wari ujya gukoramo application, uhite uze ujye kuri education hariya ku ruhande nkuko narimaze kubibereka handi, hariya hari percentage wujujeho profile yawe neza. Ahangaha niho ndi kubabwira, uraza ujye kuri education. Numara kujya kuri education ukabuzi ko ufite ya category yawe B, uraza ujye kuri add new, hanyuma uchoosing country Rwanda, numara kuchoosing country uchoosing institution. Mbere yo guchoosing institution urabanza ujye muri degree, urebe ahantu hari driving license uhachoosing, ukemye igihe wahayiboneye bitewe n'igihe wayiboneye, hanyuma nurangiza uchoosing institution yaguhereje
iyo category wayiboneyemo driving school, even niba waba utazi institution niba urayikoreye gutyo nta zindi institution waciyemo, ushobora gushyiramo driving school nta kibazo. Hanyuma nongeza uzujye muri qualification ucuzinge category yenda B cyangwa bitewe niyo ufite. Hariya kuri ya position murabona ko yari category B, so uraza choosing driving license category B, then uyatachingemo hano ahangaha nko muri kubibona. Ukimara kwa uploadingamo ya category yawe urakora kuri save. Ukimara kuyisavinga, yes, urabona ko yabaye successful, yamaze kugeramo. Si ibyo gusa, twamaze kubona ko qualification kugira ngo ube uri qualified ugomba kuba wemerewe biriya bintu bibiri, kuba ufite driving license category B ndetse waranasoje tronc-commun O level. Kugira ngo tube full qualified rero, turi full qualified nuko tugomba kongeraho na zira information zijyanye naho twize muri O level, tukabishyiramo neza nkuko muri kubibona. Ura choosing institution, hanyuma choosing degree O level nkuko muri kubibona hano, hanyuma ura choosing O level, choosing igihe wasoreje O level, hanyuma numara gucuzinga igihe wasoreje O level uze ujye kuri choose institution, institution wizeho muri O level. Muri O level bitewe n'ikigo wagiye wigaho nyine, ubwo uraza kubicuzinga. Numara gucuzinga institution wizeho, uraza ucuzinge qualification, yes, O level, then uze watachingeho degree hano unyuze hano kuri file. Yes, numara kuintaringamo ya O level certificate yawe, result slip, urakora kuri save. Numara gukora kuri save, urabona ko byabaye saved successful. Numara gukora saved successfully, urahita ugaruka kuri ya position yacu nko ngiye kubereka. Ugaruka kuri ya job position. Ugarutse kuri ya job position yacu ya driver, murabona ko iyi driver twayibigiyeho mbere dusanga ntabwo turi eligible, turi qualified bitewe nuko ni impamvu nabasobanuriye. So uraza urebe kuri iyi job wongere ukirikeho. Yes, nkuko muri kubibona noneho urabona ko you are qualified. Turi qualified ubu noneho wemerewe gusaba aka kazi ko muri Gisagara district, ndetse n'akazi gafite imyanya igera kuri 12 yose. Abantu bose bari interested bashaka gukora application muri izi jobs, bakaba babona ibintu byo gukora account ya Mifotora byabagoye, mushobora kutwandikira kuri email yacu ndi butange muri description. Hanyuma ikintu ugomba kumenya nuko iyo umaze kubikora urabona byose byamaze kuba ticket, byabaye verified. Ubu noneho wakora application, wemerewe gukora application. So ushobora guhita ukora application. Hanyuma ikindi kintu ugomba kumenya nuko zimwe mu mpinduka zabayeho muri Mifotora ntabwo ari kuri buri position yose, ariko most of the positions zisaba ama degree yo hejuru ndetse na za bachelor ndetse n'abandi batandukanye. Muraza kugenda mubona izi mpinduka z'uko mbere yuko ukora application hara kuri driver murabibonye byo byari nk'ibisanzwe. Uramara kukuzamo gushyiramo ama document asabwa, then ugakora kuri apply nk'ibisanzwe, ukapplyinga ugategereza igisubizo no kuzakora exam yindi itangwa nk'ibisanzwe. So hano hari gukora application noneho. Urugero reka mbivuge noneho ndi kubibereka hano nk'urugero, tuvuge ngiye ku applyinga kuri communication specialist. Iyi position muri kubona ko ndi qualified. So nkuko muri kubibona ndi qualified, ariko ibi ngibi ntago biratuma mita nkora application aka kanya ngo bite bikunda. Byaba ari ibisabwa byose muri kubona hano. Igisabwa nuko ufite degree imwe muri izi ngizi zabaye mentioned hano muri qualification. So niba ufite imwe muri izi degree wowe urakora apply. So mu bintu bisabwa kugira ngo ukore exam ni mu buryo butatu. Hari iya mbere yitwa psychometric test. Iyi psychometric test niyo test ya mbere tugomba guheraho tukayikora mbere yuko tugira ikindi kintu cyose dukora. Nkuko muri kubona hano kuri button y'ubururu hano, urahita uyikirikaho. Ku muntu wese uri busange muri system ye ari kubimeza, urakika kuri button, nyuma kwikirikaho utangire test. So iyi test rero ifite amabwiriza ayigenga. Amabwiriza agenga iyi test na yahe, ni ibiki ugomba kwitondera kugira ngo ukore iyi test. Ibi byose ni ibintu tugiye kurebera hamwe. Icyo usabwa we ni ugukurikirana akantu ku kandi kugira ngo bigufashe gukora application, kuko ahangaha gukora ikosa rimwe bita bikuvana uri qualified nibyo, ariko ikosa rimwe ritari kubuza kuba wakwapplyinga muri iyi position directly, uhita ukurwa mu bantu bari kwapplyinga bakaba eligible. So
izi ni step eshatu. Ya mbere ni psychometric test, psychometric test, hanyuma ugakora na written exam ku nshuro ya kabiri, hanyuma ukazakora oral ariyo interview. Izo nizo steps zigeze kujya zikorwa kuri bamwe na bamwe benshi batandukanye bitewe na job application. Urugero aba driver byo mwamaze kubona ibyabo ko bimeze, byo nibisanzwe, ariko ku ma position nkaya ajya atandukanye asaba amadigiri ari high ndetse n'ubundi bumenyi bwisumbuyeho, niko bigiye kujya bigenda. So tugiye kureba kuri do psychometric test bwa mbere na mbere, uhita ukandaho, wamara gukandaho ukaza ugakora kuri select language, ugachuzinga English. Bimaze guchuzinga English uhita ukora kuri continue. Wamara gukora kuri continue rero hano hari ibyo muri ama requirements asabwa kugira ngo ube waba uri full qualified, ube wakora test yawe neza nta kibazo na kimwe kirimo. Ari amabwiriza ageze ku 10, ama requirement amabwiriza ageze ku 8. Hano hirya muri kubibona application applicant instructions, akaba ndetse na technical requirement z'umuntu ugomba kuba agiye gukora iyi exam. Kanzi banyuremo byihuse kugira ngo musobanukirwe birusheho, kugira ngo ujye ukora ibintu uri sure ibyo ukora. Minimum internet speed, ugomba kuba nibura ufite internet igendera ku muvuduko wa megapixel mbps 2 megabyte per second. Izi nizo megabytes zisabwa kugira ngo ugire ukore test yawe nta disturbance n'imwe yindi ibayeho. Cya kabiri, ugomba kuba ufite computer ifite kamera ikora neza, ku buryo iyi test mu gihe uri kuyikora kamera yawe directly ihita ya machine ihita turned on. Ikindi, ugomba kuba uri gukorera nibura kuri machine ifite operating system ya Windows 10 cyangwa se Windows 11, cyangwa ku bantu bakoresha Mac OS ugomba kuba nibura ufite Mac OS 10.15 cyangwa n'indi iri hejuru yayo, nta kibazo. Izo nizo bakuri commandika, ntago bivuze ko izindi ziri munsi bitari bitemewe, ariko izi nizo ziri command. Nujya kuyikora ukabona biranze, ugerageza gukoresha machine ifite nibura Windows 10 11 cyangwa se n'indi Mac OS ifite iyi version 10.15. Hari abantu bajya bambaza ngo ese kuko njye ndi gukora ni test ya psychometric ariko bikaba bitari gukundana, kubera nagerageje ngo telefone zitandukanye, ngerageza mu machine atandukanye ariko ntabwo biri gukunda. So making sure ko mu machine uri kureba uri gukoresha ifite Windows 10 or 11 cyangwa se Mac OS 10.15. Ikindi cya kane, browser zemewe ziri preferred kugira ngo ukore iyi psychometric test, ugomba gukoresha nibura Google Chrome 95 cyangwa hejuru yayo ifite version imeze gutyo nkuko mbabwiye, cyangwa ukoresha Mozilla Firefox 90 and above, cyangwa ukoresha Microsoft Edge, cyangwa ukoresha iyitwa Safari 14 and above, cyangwa se iyitwa Opera. Ama latest version, making sure ko ufite ama latest version yizi website yizi Google browsers, cyangwa se indi browser itari Google Chrome cyangwa za Firefox nko muri kubibona. Ibyo ni ibintu biri bugufashe ku bantu bagiye bahura n'imbogamizi zitandukanye, ugasanga ufite position wemerewe uri eligible wajya no gukora iyi psychometric test bikanga. So step number 6 I mean technical requirement number 6, ugomba kuba nibura uri ahantu hatuje, hari quiet, hatari disturbance, ibindi bintu byo ari byo byose, uri ahantu hatuje muri room ituje. Ibi bikagufasha kuba uri bukore test yawe uri concentrated. Ikindi cya karindwi, ugomba kuba wencurinze ko ahantu ugiye gukorera hari clear, hasukuye, nta bintu by'ibitabo byinshi, nta bintu by'ama device electronic n'ibindi bikoresho byinshi bihari. Umenyekinga ko ushua kuri ahantu wicaye mu ntebe yawe, imbere yawe hari akameza, hari imashini, ariho hantu ibyo bintu bihari uri gukora test yawe ahantu hari clean. Ikindi, ugomba kwibuka yuko system izajya itakinga amafoto random muri ku munyeshuri uri gukora exam. So making sure ko computer yawe screen irimo urimo urakoreraho exam ariyo wagumishije. Mu byo gufungura ibindi bintu ku ruhande biraza kugenda bigorana. So aha kuri step ya 8 nkuko nabibabwiraga, remember that system, hano system izajya ifata ifoto random muri wibuke ko niba uri gukora exam ntago ukwiye kuzana undi muntu utari wowe ngaye gukorera ikuko. Ibingibi system izajya iba yabifashe, wowe ifoto uzajya uyoberwa uburyo bayifashemo. Niyo mpamvu hano utamenya ngo barayifata ku munota kangahe, ariko icyo ugomba kumenya nuko hariho hazajya habaho gufata ifoto mu rwego rwo kugira ngo
ba making sure ko ari we wari urimo urikorera exam yawe, uri gukora test yawe. Hanyuma indi technical requirement ya 9 nuko muri test ugomba ku making sure ko kamera ya mashini iri clear, igaragara neza, kuko isura yawe urumva niba bakeneye gufata isura yawe uri gukora exam, mu rwego ku making sure ko ari we wari urimo urakora exam nta wundi muntu wagukoreye. So icyo bivuze ni iki, ugomba kwirinda gukomeza wagira ahantu ujya mu biryo bitari ku murongo, kuko ushobora gukora movement bigahita bituma bagahita bagukora muri test directly nta bindi bintu byinshi. Ibi ngibi bahita babifata nkaho utsinzwe. Ubundi buryo bwari bwose bwo gucitinga cyangwa se gukopera byose muri iyi exam ntago babutorera, nta tolerance irimo. Ibyo byose iyo babitestinze results zawe bahita bakudisqualifyinga, bakagukura kuri iyo position, ntibakwemerere gukora application. Noneho ngiye kubabwira application instructions. Nyuma yo kumara kumenya ama technical requirement, ibyo ugomba kwitondera byose bijyanye na device yaba ari machine wakoresha, hanyuma tugiye gukurikizaho instructions kugenga mu gukora test. Cya mbere condition ya instruction ya mbere ni ukuvuga ngo iyi test ni imwe mu gufasha mu kugira ngo ube shortlisted, ifasha abantu babishinzwe kugira ngo bakore shortlisting process. So ntago isimburwa cya kizami gisanzwe gikorwa n'ubundi gikorerwa online ya official online written exam. Ikintu cya kabiri nanone ugomba kumenya nuko ugomba gusoma neza competencies, psychometric domains ndetse and language for position you want to apply for. Ibi bintu ugomba kubisoma neza witonze. So indi instruction ya gatatu, each question in nuko ngo buri question zigiye ziri ku murongo nyine zikurikiranye, ari ikibazo kimwe niba ari kimwe kivuga hakajyaho nimero 2 gutyo uko bikurikiranye. Ni ukuvuga ngo hari igihe biba biri set ko bigomba kumara. Ni ukuvuga ngo ukimara gukora ikibazo cya mbere ukagikora neza mu gihe kisabwa nta kibazo, ariko nukora ikibazo ugatinda, system kubera ko iba isetinze igihe runaka ugomba kugisubiza icyo kibazo, izajya ihita ikomeza ku kindi kibazo gikurikiyeho n'ubu utaragisoza. Kandi iyo ikomeje ku kibazo gikurikiyeho ntago gusubira inyuma. So iyi system uburyo yubakitsemo muri kubwumva namwe, urumva ko ari ibintu bikwiye gukorwa neza wabiteguye kandi wabyitondeye. Ikindi, iyi test igomba kuba ifite ibibazo 21 biri muri format zikurikira. Igomba kuba ifite multiple choices, ibibazo byo guhitamo, ikagira ama true or false, ndetse ikagira na bya bindi byo gufilinga ama words ari missing, ama words aburamo kuzuzamo, nyine bakakubaza ibibazo byo kuzuzamo cyangwa kamacinga ati A and matchinga na B kuri side hirya. Ibyo byose ni ibibazo birimo kugira ngo noneho ube wapasinze iyi test. Nibura ugomba kuba ufite nibura amanota 50% kugira ngo ube uri qualified yo kuba waba shortlisted kuri iyo position uri mukoreramo application. Nutsi ugitsinda test, job application ni izayite ba submitted ako kanya automatically. Ariko nudatsinda nudapasinga test ntabwo uzaba uri eligible yo kuba wakora iyo job application. Mwumve ko ibintu byaje guhinduka, byaje kuba byaba ibindi. Ugomba gutegura neza kugira ngo ube watsinda neza iyi test, kugira ngo application ni wari urimo urakora ibe yaba submitted successful. Mu rwego rwo kugira ngo ubikurikirane neza, ndaza kuguhereza tips ugomba gukurikiza hano ku musozo wa video. You making sure nuko ugomba gukomeza gukurikirana video neza kugira ngo atagira akantu kagucika. Ikindi cya 7 ni ukuvuga ngo niba utatsinze test nkuko namaze kubabwira, ntago wemerewe kuba wakora application muri iyo job application. Ndetse ikindi nta nubwo wemerewe gukora retake ngo ube wasubiramo test uyisubiremo inshuro ya 2. Nimba utsinzwe birarangiye, iyo position urayimisinze, ntabwo wemerewe kwikora application. Ikindi kintu cya 8 usabwa ni ukubyute gusoza test neza kandi mu buryo bw'ubunyangamugayo, kandi ugakoresha uburyo ushoboye bwose, ugakora at your best, ugakoresha uburyo bwose bushoboka kugira ngo utsinde test ariko ubinyuze mu buryo bwiza. So ikintu cyose iyo umaze gusoma neza izi clear instructions, ku bantu bamaze kuzikurikirana hamwe natwe uzajya uhituza
ukore kuri I have read and accepted all the instructions. Numara kubikora uzajya utubora kuri continue, then hanyuma test yawe ihita itangira. So njye ntabwo ngiye kubikora ngo mpite nkora kuri continue test yanjye itangire, kubera yuko nari ndi kuba guidinga ntabwo urumva ntabwo nahita ntangira test ndi kuri kubereka screen. So ibi bishobora kugira disturbance runaka bigatuma nanjye naba disqualified, ariko nizere ko mwakurikiranye buri kimwe cyose. Ni ukuzajya tubihora kuri continue then test yawe itangire. So za tips nabemereye nizo ngiye kubabwiraho, then hanyuma mujye mukora ibi bizami neza mwabyitondeye. Yes, nk'uko nabasezeranyije ko mbahereza tips z'ingenzi wakwitaho mu gihe ugiye gukora test. So mbere yo gukora test ugomba kubanza making sure ko uri stable, ugakora ama test yandi ari ku ruhande ari free agutegurira gukora iyo test. Hano hari website yitwa practiceaptitudetests.com. iyi ni website igufasha gukora ama test. Hari free test ariko hari nizo babayinga, ariko hano twe kubera ko tugiye kwitestinga turakoresha ama free tests. So urakoresha free test, uraza kujya kuri free test then ugakora, bikagufasha kwitegura ku buryo uza kugenda uri stable muri exam. Ikintu usabwa hano ho ucreatinga iyo bita account, ushobora gukoresha Google ugacreatinga account cyangwa n'izindi website. Ntabwo yari yo website yonyine, hari n'izindi websites zitandukanye ushobora kwifashisha zikagufasha gutegura psychometric test. Ushobora no kujya no muri Google search yawe ukandikamo psychometric test, ugomba kubyandikamo ukaza ukareba kuri website iri bukorohere kwifatse. Ibyo ushobora kwandikamo psychometric test practice, wamara kwandikamo practice ugahita uba guided kuri izo website zigenda zibigufasha. Mureba nk'ingi ni free online personality test, uraza ukayikirikaho ugakora ayo ma test cyangwa n'indi yari yose. So ibi ngibi mu kubikora rero bigufasha kuwitegura kugenda ufite confidence, then ugakora exam yawe neza nta kibazo. Ikindi ugomba kumenya nuko ugomba kumenyesha ko ufite agakaramu ku ruhande n'agapapuro mu gihe biri ngombwa ko baguhaye akantu ko gusolvinga, ushobora guhita ugasolvinga direct bityo bica mu zindi nzira zigoranye. Ufite n'agakalculator ku ruhande, ariko ibyo ngibyo ni igihe only bitewe n'ibibazo wari urimo ukora baguhaye. So ibyo ugomba kumenyesha ko ukurikije za instructions nk'uko nagiye zimentioninga hejuru. So nizere ko byose mwabimenye nk'uko bimeze n'impinduka zose zabayemo. Stay touch. See you in the next video.